Hello bakunzi ba The Cat Show, nje ndicisha makeya guys. Dukunze kuzana story nyine zishyushye nyinshi, ariko kuri uyu munsi story nzanye ntabwo ari story nziza, kubera ko umugabo wa Pastor Mutesi yaje kuba yitaba Imana. Hari nyuma y'iminsi mikeya amwifurije umunsi mwiza wa Severante, ko bikaba bije kurangira nyine avuye mu mwuka. Yazize iki? Guma hano kuri The Cat Show undi mwubwire. Nkuko muri kwibona, iyi ni ibaruwa umugabo wa Pastor Mutesi yamwandikiye ati muraho neza mugore mwiza, mu by'ukuri uri agaciro kandi uri impano Imana yamaye, uri mwiza ndetse ukwiye ibyiza, umunsi mwiza w'abakundanye, ndagukunda cyane. Rusagara, from Rusagara to Mutesi. Ubona ko rwose nta minsi iciyeho bari bizizanije umunsi w'abakundana wabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Rero nko muri kwibona, rwari urukundo ruryoshye, rwari urukundo rumeze neza nkuko Pastor Mutesi yagiye abigaragaza cyangwa se yagiye abyerekana, yagiye ashyira hanze byose. Urabona ko we yakoresheje bwa buryo bwa kera, buriya bo bateretana nuko nguko nyine, urumva bibutse ibihe bya kera byo kwandikirana ku gapapuro, nibura ukagafotora ariko wanditse ku gapapuro. Ibyo bintu umuntu anabona ko wafashe n'umwanya ukabitekerezaho neza, cyangwa se ukaba wabishyira mu nyuragaciro, ndetse ukamukunda cyangwa se ukamwereka ko umukunze. Rero uyu mugabo Rusagara wari umugabo wa Pastor Mutesi, yaje kuba agwa mu bitaro aho yari arwariye. Nta yindi ndwara yari arwaye, yafashwe n'umutima, ibizwi nka heart attack cyangwa se heart attack mu banyamerika nyine nk'uko bivuga. Rwose ni indwara yamufatiranye nyine, kuko Severante bari bameze neza, bari baganiriye neza yo kwizihiza urukundo rwabo, ko abantu bakundanye nk'uko ahandi bose byari byagenze. Ariko nyuma y'iminsi 3 yonyine, nako ni 2, ntibimukundiye nyine kakomeza kwibanira n'umukunzi we uyu Pastor Mutesi. Bimwe mu byo Pastor Mutesi yagiye avuga wumva ko ari ibintu bikomeye cyangwa se bibabaje, ari naho mbonera mvuga ni bantu muziranye nawe mufate mu mugongo. Buriya kubura umuntu mwakundanye imyaka irenga ibinyacumi ukazamura, nta ngingimira zijemo, nta rwaseri yazijemo, aba ari ibintu bibabaje cyane. Ndumva rero bantu muri hafi, mu mujye hafi nyine bize mufate mu mugongo, si ibihe biba byoroshye nkuko yakomeje agenda bigaragaza ahangaha nyine mu mafoto. Ubona ko ari famiye yari kundanye cyane, ari famiye yari yitanyeho cyane, yaba kuri side y'umugabo yaba kuri side y'umugore. Ubona ko nyine rwara urukundo ruhebuje hagati y'aba bombi. Gusa nyine anubwo apfuye nyuma y'iminsi mikeya, umunsi w'abakundana usoje, cyangwa se abombi bizanije umunsi w'abakundana. Urumva heart attack ntabwo ari indwara iza gutyo gusa, wari usanzwe ninda ushobora kuyigira, ariko rimwe ikazaza ifite amakare. Rero muri text cyangwa se amwe mu ma conversation cyangwa se ibiganiro bagiranye, uyu Pastor Mutesi yagiye asharinga cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp, aho nyine wabonaga agahinda kamushenguye, ari naho Muramera avuga ko bamwe mu bantu bamuri hafi, yaba mwebwe mumuzi, mukomeze mumuhe ihumure, si we wenyine yego, ari n'abandi nabo bagiye bagira nyine, cyangwa se bagiye babura ababo, nabo turabihanganishije. Namwe muryango mugari wa The Cat Show hano, namwe aho muri hose impande zose,
waba wagize ibyo bibazo cyangwa se waba yarahuye nabyo, nyine no kwihangana. Uru rugendo nirwo nyine tuba dutegereje, nta kundi. Igihe nyine ubizi neza, uzi ko mwagiye, ariko ubizi ko mu minsi Imana yaguteganyirije nyine nawe iri kugenda ivaho umwe yicuma ijya imbere. So rero uyu Pastor Mutesi magambo yagiye asharinga ababaje, hari chat yerekanye yagiranye mbere n'umukunzi we cyangwa se umugabo wiwe mbere yuko yitaba Imana. Umugabo yamubwiraga ni sheri wanjye ndarwaye heart attack, cyangwa se umutima wanyatatse, ngiye gupfa, uzasigara amahoro. Iyo text cyangwa se icyo kiganiro, iyo conversation urumva kiteye ubwoba. Kuyibona nyine gutya bwira mupanga, urumva ko si ibintu byiza na gato, kuko nyine bumva agahinda, amarira ajenga mu maso nyine kubera ibizazane biba byaje. Mutesi rero nawe komeza amuhumuriza nyine, amubwira ni ihangane ntacyo uri bube, anasenga cyane avuga ni Mana mfasha kino gikombe kindenze, Mana mfasha iki gikombe kindenze, mbashe kuba nagitoroka iry'uyu munsi. Ariko uko Imana itajya yisubira nyine, iyo umunsi wawe wageze, kuva ikikurema, kuva ikigushyira kuri ino si, ikaba yaguteganyije iminsi yawe, iyo igeze nyine iba yageze, ntago ushobora kurucika cyangwa se kurenga uwo munsi wawe iyo wageze. Ifamiye rero yakundanaga cyane, ubwo uyu mugabo yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rusagara nyine umugabo wa Pastor Mutesi yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariya muri leta ya Texas ahitwa Dallas, I think nimba nibeshye neza. Naho nyine yaje kuba anagwa mu bitaro byaho. Urupfu rero rwababaje abakunzi b'uyu mubyeyi cyangwa se uyu mupasiteri nyine, kubera ko yari umupasiteri mwiza. By the way, urumva ko uri umugabo, umuntu wakubereye umuntu mwiza, umuntu mwabanye, umuntu nyine ugora kubwira ijambo ry'Imana no kugarurira uhumure, nawe ukumva ko yagize mu makuba, urumva nahago ari ibintu nawe byaza kuba bikugwa neza n'akana gatoya. Rero nongere rwose mbabwira abantu bari hafi ya Pastor Mutesi, mukomeze mwihanganishe kubwo kubura umugabo we, umukunzi we, cyakadasohoka. Buriya kubura umuntu mwabanye, umuntu mwahuje ibintu byose, umuntu mwasangiye buri kintu cyose, umuntu mumaranye ibinyacumi, umva bari agahinda mu kandi ntago aba ari ibintu byaho ngaho gutyo gusa. So rero Pastor Mutesi, ubwo gahunda zuko nenda umuhango uzagenda ntabwo twabimenya, ariko nitubimenya ni hano kuri The Cat Show. Ibyo byose uzabimenya gatanu ku kandi 10 kuri indi. Hanyuma uyu mugabo wa Pastor Mutesi ashyingurwe mu cyubahiro nk'ibisanzwe, aho turamenya bazamushyingura muri Amerika cyangwa se bazamushyingura ino, ariko amahirwe menshi nuko azashyingurwa hariya muri United States of America cyangwa se muri Amerika. Guys, namwe bakunze ba The Cat Show, mukomeze mwihanganishe Pastor Mutesi, kandi tumwihanganisha tuvuga ko nyine nirwo rugendo, nta kundi, nihangane, tuzongera duhure mu bundi buzima ku bantu bizera cyangwa se bemera ijambo ry'Imana. Hasta la vista, akoze kwana natwe, turabakunda cyane cyane cyane. Bye bye, ciao ciao, duhure ku zindi nkuru. Hasta la vista.